kuri channel yanjye mbabwira ibintu abantu benshi batinya kuvuga. Ndizeye Rubasha, ndijwi ry'Irangamuntu y'Abanyarwanda n'Abanyafurika. Mukomere inshuti zanjye aho muri hose, nkuko tuba mu bihugu byinshi amasaha batandukanye, ariko rero message zikatugera tukaganira. Izi technology nicyo kintu zakoze kugira ngo message tujye tuzihana mu buryo bworoshye aho turi hose. Ibintu biri mu ntekerezo y'abantu bakuze, ibintu biri mu nzira abantu ducamo, twicare tubiganire. Nkuko mbabwira inti inshingano nihaye, ninjye wayihaye ivuye mu ntekerezo yanjye. Ni ukuvuga tuti kuki abazungu baje bakadukuraho amazina yacu bakaduha amazina yabo tukayashyira mu irangamuntu, amazina yacu akaba irangamuntu yacu kandi atari byo. Ndizeye Rubasha, izina ryanjye nararihinduye, nakuha izina ry'abakoroni. Ubu abantu baracyari inyita ariko sindishaka. Nicyo nshaka kubashishikariza aho wicaye aho, niba uri umunyarwanda, niba ubonye iyi porogaramu yanjye nkuko nabikoze nkakuraho izina ry'abakoroni, nawe wabikora. Ndijwi ry'Irangamuntu y'Abanyarwanda n'Abanyafurika, kubabwira inti dusubirane amazina yacu. Aya mazina baduhaye ku ngufu, baduhaye mu bwenge, baturushije mu bwenge, biturukije mu ntekerezo yabo. Iyo umuntu ashaka kugira umucakara we, ikintu cya mbere akora agukuraho amazina. Nicyo kintu cya mbere akora. Umuntu kugira ngo agusuzugure, kugira ngo agushyire hasi, agukuraho izina ryawe. Kandi umuntu agukuyeho izina ryawe, urebye ko zini community zibaho, aba aguciyeho umuco wawe, igice cy'umuco. Umuco uhera ku izina, umuco uhera ku irangamuntu y'uriwe. Uri umunyafurika aho ujya hose, niyo waba ibi bihugu byose tuzamo, irangamuntu yawe iba ikigaragara. Aho uri niba ufite double nationality ebyiri, aho ukomoka haba hahari. Aho dukomoka hari hakwiye kujya hahura n'amazina yacu. Dufite amazina y'abazungu, Abanyafurika bose. Usanga hari Abanigeria bitwa ba Emmanuel, ba Solange, ba Kana. Usanga Abanyakenya nabo bafite ayo mazina. Abanyarwanda bayafite, Abarundi bayafite, Abagande bayafite. Ariko ntushobora kuzasanga Abanyakenya bitwa amazina y'Abanyarwanda, cyangwa se Umunigeria yitwa izina ry'Umugande cyangwa izina ry'Umurundi. Kubera iki? Kubera ko badushyizemo icyo kintu cyo kutagira aho duhurira kandi turi bamwe. Abanyafurika kugira ngo duhuze umuco wacu, ahubwo ni intambara. Kuko abazungu bo batwinjije mu wabo. Kutwinjiza mu wabo no kuguha ayo mazina. Abarabu nabo baraza baduha amazina. Dusubiye mu Rwanda, umunyarwanda w'intwari wanze gufata ayo mazina mu mateka, wanze ko bamubatiza, ni Umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Musinga ni mujya tuvuga intwari kubyerekeye irangamuntu, kubyerekeye ishema. Niwe munyarwanda n'umunyafurika wanze, akanga ingoma akayitanga, akareka ingoma akigendera, akaba mu buhungiro. Izo nizo ngufu z'umuntu uvuga uti sinteza akaduruvayo mu gihugu, sinshaka kurwana nabo, sinshaka ariko ko bambwira uko mpindura amazina, sinshaka ko bambwira uko nitwa, sinshaka ko bambwira uko nkora. Ni byiza reka nigendere. Yaragiye arabubaha, ariko aho babera abagome
yitabye Imana banga ko ashobora kuza guhambwa mu Rwanda. Ubwo ni bwo bugome bw'abakoloni, ubwo ni bwo bugome tubona buri munsi muhona kw'isi hose aho bigenda. Ibyo bita ivangura ry'amoko, si ibyo twita se ubucakara, byose tubibona buri munsi. Iyo niyo ntandaro yabyo, yo kwanga umuntu w'umunyarwanda, umuntu wabaye umwami, umuntu wahagarariye igihugu, uhagarariye abanyarwanda, akitaba Imana, bakanga ko aza kugira ngo ashyingurwe mu gihugu cye. Ubwo ni ubugome bafite binjiranye muri Afurika kugeza na n'ubu. Banyarwanda nshuti zanjye, ni amateka tugomba kuganira. Uko niko gukura, niko guhindura. Guhinduka gutya kwanjye ni ukwiga, ni ukwigisha, ni ugutekereza. Narigishije nkirangiza ishuri, sinigeze nsoma igitabo, sinigeze nshaka kumenya uko ubuzima bumeze se cyangwa se uko histoire imeze. Nagiye mu buzima busanzwe, ariko gukura igihe kiraza se n'intekerezo se zigahinduka. Zije zihindutse, niyo mpamvu nicaye, niyo mpamvu nabashije ingufu zo kwicara nkarikodinga, nkashyiraho ibiganiro. Yego umubare wabyumva ntabwo uraba mwinshi, ariko izo ngufu zo gutangira zihera mu ntekerezo, zihera mu ntekerezo, kuko niko ubuzima bw'umuntu buhinduka. Aha nicyo nshaka kubashishikariza nshuti zanjye banyarwanda, abantu dukuze, abantu twaciye mu buzima, abantu dufite ubuzima rwose bugaragara, uwaciye mu bintu ibyiza n'ibibi byose ukagenda ubicamo. Kuva ukiriho, icyo ukora ni ukubiganira ukabigezaho abandi, kubera ko ibyo ufite mu ntekerezo yawe, ibintu ufite uri mu ntekerezo byawe, ni ibintu bikomeye cyane. Histoire ufite mu ntekerezo yawe nta wundi uyifite, nta wundi uyigira. Niyo mpamvu ubona abazungu baricaye bandika ibitabo n'ibitabo n'ibitabo n'ibitabo. Hari miliyoni z'ibitabo bahora bandika. Igitabo nta handi kiva mu ntekerezo y'umuntu, ibiri mu muntu. Nicyo kintu abirabura twabuze, nizo ngufu twabuze zo kwandika. Twandika histoire yacu, twandika ibyo dufite mu ntekerezo yacu, twandika ibihuye n'ibidahuye. Nuko dukura, ugomba gusoma ibintu bitandukanye n'ibyo wigishijwe, ugomba gusoma ibintu bindi bidahuje n'ibyo wize, kugira ngo urebe ko ubuzima bumeze. Kuko ahantu abantu duhurira hose ubuzima ni bumwe, ibiri mu ntekerezo yacu ni bimwe. Ibidutandukanye ni ibintu byoroshye bitagize icyo bivuze, ariko nibyo dushyiramo ingufu. Nuko bashishikariza nti ni ikintu kugira ngo nk'ibo bikore, nuko umuntu akwensipayaringa. Mfite abarimu banyinspayarinze, sindanababona ko baganije kuva kera, bitabye Imana, ariko message basize, ibitabo basize, nibyo byatumye nicara aha havuga nti abanyarwanda tugomba gusubirana amazina yacu. Imana batwigishije, twe twari dufite Imana mbere yuko baza. Imana nta handi iba muri wowe. Izo ni inshingano zanjye nshaka kubigisha. Duhere ku mazina, duhere n'imyumvire batwigishije. Hari abandi bigishije bati ubuzima ntabwo ari ibyo abapasiteri batubwiye gusa, ntabwo ari ibyo abapadiri batubwiye. Ubuzima nanone Imana iba muri wowe. Imana ntabwo yagiye mu kirere. Ibyo batwishe muri Afurika bumvise ko ari byo byonyine dukomeza gukurikiza. Bati ntabwo uzongera gukurikira ibindi uzumva ari aba profesi batari bo bavuga ibinyoma, ntuzabumve. Isi nijya gushira uzamenye ko ari cyo kimenyetso, uzasanga abantu baza bavuga ngo bari Imana, nkuko mbabwira, mukatangira kubyitiranye n'isi nuko izajya gushira. Oya, impamvu abazungu bari bazi ko icyo gihe kizagera,
bari bazi ko abantu bazasoma ibitabo, bari bazi ko ibitabo byanditswe bizageza igihe abantu bakabisoma, abantu bakiyumviramo imyumvire yabo. Aha si ukurwanya amadini afite ingufu zayo. Aha ni ukuganira buri muntu ku giti cye kugira ngo twumve intekerezo y'Abanyarwanda. Kuki inzira twaciyemo ari iy'abazungu baduhaye? Mbere y'abakoloni baza, abasekuru bacu babagaho gute? Histoire yacu yari imeze gute? Kuki tutayisubira? Twitaga abana gute amazina yacu? Kuki binjiye muri uwo muco bakawusenya? Uko Abanyarwanda bitaga amazina yabo. Ndizeye warubasha. Uwo muco bawudukuyeho, turabyemera. Aha niho nshaka tugaruka. Ibyabaye byarabaye. Icyo dukora ni ukubikora tukabishyira mu bikorwa. Kugarura agaciro kacu ni ukubishyira mu bikorwa. Inshuti zanjye, ni uguhaguruka. Nanditse igitabo mfite imyaka 57. Ndashaka gushishikariza, kwinspiringa abantu nkamwe ho mwicaye. Nari nzi ko kwandika igitabo ari kuba ufite amashuri. Nari nzi ko kwandika igitabo ari kuba ufite za university. Nari nzi ko kwandika igitabo ari kuba warabaye se umuntu w'umunyapolitike, se warabaye se umuntu ukorera akazi se mbese kameze neza se. Oya, umuntu wese iyo ahinduye intekerezo ye ashobora kwandika igitabo. Niba naricaye nkandika igitabo, nawe wabikora. Niyo mpamvu ushaka kuguhagararira, kugushishikariza. Haguruka utekerezeho aho uri hose, aho wicayeho. Urugendo waciyemo, inzira waciyemo, ni histoire yawe ikeneye kwandikwa, ikeneye kubwirwa. Igihe kizagera abantu bazayisoma, kuko buri wese agira histoire itandukanye n'iyundi. Histoire zose tuzi, ibyo dusoma byose nibyo twigishijwe, cyane cyane ibyerekeye n'Imana. Nta kindi. Ibyerekeye n'Imana byose, ibyo tuzi byose, ibyo twigishijwe n'abazungu. Barabitwandikira, barabidusigira. Ubu nibyo turwana, ubu nibyo tujyaho impaka. Nta kindi tujyaho impaka. Tujya impaka ku byo badusigiye. Babisigira abapasiteri baraza barayicara, barabishimangiza, barabyiga, barigishwa. Wumva ko nta kindi gishobora guhindura ibyo bigishijwe. Ubukoloni bwabinjiyemo, bibinjiramo n'amatwara yabo. Barabihagararira. Ubu iyo uvuze ikintu gitandukanye naho, uri umunyarwanda se, uri umuki se, bakugira umwanzi, bakugira umuntu wumva se ko ibyo uvuga bidakwiye. Inshuti zanjye, reka dukure duhindure. Igitabo cyanjye nanditse mu Kinyarwanda, ninde wakubwiye ko utari Imana? Mu Cyongereza ati who told you you are not God? Ni ukubabwira nti uri Imana, Imana iba muri wowe. Umuntu wakubwiye ko utari Imana, wagukuyemo izo ngufu ninde? Ni umumisiyoneri amaze kuza. Ko yasanze Abanyarwanda bizera Imana, yasanze Abanyarwanda bafite amazina yabo, yasanze Abanyarwanda bafite ishema ry'amazina yabo, ariko remera ararirwanya. Ahora dutsinda, aduha amazina ye. Igihe kirageze dusubirana amazina yacu, twiga imyumvire n'amateka yacu. Amateka nawe muri wowe, histoire yawe niyo uri muri wowe. Aho uri ushobora kwandika igitabo. Nta mashuri ukeneye, nta bintu byinshi ukeneye. Ingufu ufite muri wowe zirashoboka. Imana iba muri wowe. Intekerezo zose, ibyo utekereza byose, ni histoire yawe iri. Nta muntu ushobora kumenya icyo utekereza, nta n'umwe. Freedom ufite niyo gutekereza icyo ushaka. Niyo mpamvu rero numenya ingufu ufite, ukicara ugafata ikaramu. Ubu na technology zarabyoroheje, ushobora kuvuga ugakora dicte, ikabyandika, igitabo kigasohoka. Uko ni kugukura. Ayo niyo mateka babwira. Ubu birakomeza. Cya mbere kiranditse, cya kabiri kigiye kuza,
icya gatatu kigiye kuza, kuko iyo waciye muri iyi nzira, iyo wahagurutse, iyo intekerezo yawe yahagurutse, nta muntu uguhagarika. Igihe cyo kukumva, igihe cyo kubona imibare igukurikira igihe kizagera gute, icyo ntukimenya. Icyo ukora ikiri mu ntekerezo yawe, ukora ikiri mu nama, mu ntekerezo yawe, mu Mana yawe ikubwira. Nta handi ibi mbabwira nta handi byanditse, biri mu ntekerezo yanjye. Nawe ibyo ufite byose nta handi ubibona, biri mu ntekerezo yawe. Iyo nkubwira iyi message uko ubibona, uko ushaka kunsubiza, byose biva mu ntekerezo yawe, nta handi biva. Banyarwanda, rungano, abantu twari dukwiye kugenda twanditse amateka yacu. Ntugende rwose gutyo nta kintu usigiye abandi. Uko cyaba kimeze cyose, ni histoire ihindura umuntu. Ntabwo ninde yakubwiye kutari Imana, kuguhesha ingufu muri wowe zo kumva ko ushobora kubona icyo ushaka cyose, ushobora kugera ku cyo ushaka cyose. Ko tutumva ko bazungu aribo bagomba kuduha uburenganzira bwo kugenda ubuzima bwacu bugenda. Tugomba kubigiraho, tukabigiraho, tugacekereza, tugakora ibiri mu ntekerezo yacu bihuje nuko wiyumvamo. Iyo mbwiye izina ryawe si ngombwa kurihindura, ariko urabyumva, ariko ukamenya ko atari n'iryawe. Byibuze ukamenya ko atari n'iryawe. Njye nari nzi ko ari amazina yacu. Oya, ugomba kwiga kumenya ko atari yo. Hari igihe tubyitiranye tukumva ko ari ayacu, ariko nunamenya ko urifite atari ayacu, atari y'umuco nyarwanda, birafasha kumenya ko atari amazina yacu. Nabwo ni ikintu gikomeye. Technology zaraje, ubwo ujye muri Google ushireho ayo mazina ufite, mu mashusho 10 nta mwirabura ushobora kubonamo. Nta nubwo ayo mazina ashobora kuza avuga ko ari amanyarwanda, kuko amazina y'amanyarwanda urayabona, amazina y'abanyakenya urayabona, amazina y'abanigeria urayabona. What's your English name? Oh my days, Christiana. What's your Nigerian name? Afolake Adinike. What's your English name? Manny or Emmanuel. What's your Nigerian name? Osatadu Marcus Sochiku Fewaboso. Wow. Thank you. What's your English name? I don't have an English name. What's your Nigerian name? Oluwafumini Inioluwa Tiwaloluwa Usola Olajide. What's your English name? Gafar Abari. What's your Nigerian name? Gafar Adekunle Ayinde Abari. Wow. Thank you. No worries. What's your English name? Hannah. What's your Nigerian name? Simi. What's your English name? Alex. What's your Nigerian name? Olayemi. What's your English name? Marco. What's your Nigerian name? Organite Juri Ojobo. Wow. Powerful. Hey man. What's your English name? Peter. What's your Nigerian name? FL Sonobwa. Yeah. What's your English name? Alexander. What's your Nigerian name? Sorry, Shebogwa. Thank you very much. Mutegereje wenda ko umuzungu ari uzababwira ati muturekere amazina yacu. Wenda ibyo byo muzabyumva mukagira. Ariko rero nkomeje kubashishikariza kubyumva. Ibiganiro byanjye tukomeje kuganira no kubabwira nti reka dusubirane amazina yacu, umenye ko Imana iba muri wowe, uri Imana igenda, uri Imana kwisi, uri Imana y'ubuzima. Niba uri mu bamwe bategereje Yesu mu gihe azazira, ndakubwiza ukuri uwo Yesu ntawe uzabona. Niba ugitekereza ko ijuru n'isi ari ahantu uzajya utegereje, aho hantu ntaho. Ijuru n'isi byose biri hano aho uri. Niba duhuje, ndagira nkomeze mushyigikire kuri YouTube yanjye, Ndizeye Rubasha. Ngaho kandi mugire umunsi mwiza.